ngo twese twemeranyijwe ko inzara ihari ariko none mbere yuko tuza kwinjira mu bimenyetso biranga umuntu wishwe n'inzara ubundi iraterwa n'iki icyambere insengero zirahari ureko ubuzifunze ariko mu gihe cyashize mu mezi nk'icumi yashize zari zifunguye zose ikindi abahanuzi tubabona azenguruka hirya no hino n'ubu barahari nuko wenda bafite uko babigabanyije kubera impamvu z'amategeko n'amabwiriza sibyo iyi nzara wowe urebesheje amaso kuko ubu tugiye kwibaza ngo iraterwa n'iki ariko mu kanya tugiye kubaha ibimenyetso by'inzara ariko reka tubaze tubahe ibimenyetso tuze kwibaza ikiyiteraho sibyo okay ngiye kukubwira ibimenyetso nawe uravuga ibindi uzi umuntu wishwe n'inzara hari ibintu muziho ntagira imbaraga aradandabirana icyo ndacyemera ndacyemera ko umuntu wishwe n'inzara aradandabirana rwose nta rubaraga bafite umukozeho arahirima ahita igenda tubihuza n'abakristo ba none ikimukozeho cyose arahirima ubwo umukristo numva atandishwa n'inzara ahubwo birenze n'inzara byo birarenze hari ukuntu tuvuga ngo umuntu yishwe n'inzara ariko nanone ikaba yarageze mu magufa ndetse no mu misokoro umva ukuntu bibiri ivuga bibiri ngo uzakomezwa no gukiranuka agahato kazakuba kuri bivuze ngo umuntu aramutse koko akomeye inzara yamutwara kuko gukiranuka birakomeza tubaze turebe ko nibyo nyine gukiranuka ubwabyo nibyo kurya bituma umuntu akomera naho abandi batagize gute badakomeye rero tuvuge cyambere kiranga umuntu wishwe n'inzara aradandabirana cya kabiri rero umuntu wishwe n'inzara ntabwo areba neza areba ibirori iyo areba mu mirebere ye hazamo ikibazo sibyo none nawe urabyemera ko umuntu wishwe n'inzara areba ibirori ndabyemera nororeka turebe abantu b'Imana ni iki amaso yabo agaragarira mu kwerekwa mu buhanuzi mu byo babona none ubu nturumva umuntu akubwira ati uri umugabo cyangwa uri umusore mbwira vuba mpanure amaso yaramenetse aramutse areba ese umuntu arakuba ati mbwira tubundi kwanza uri umukobwa cyangwa uri umugore amaso yareba ntiyakakubajije gutyo kuramutse iki ni ikintu gikomeye amaso iyi nzara ko numva itugeze kure icya gatatu umuntu wishwe n'inzara agira ikintu bita amatwi ye ntabwo yumva neza abavuga igifaransa baravuga ngo la vente affamée n'a pas des oreilles inda ishonje ntigira amatwi yumva wabyumvise la vente affamée n'a pas des oreilles inda ishonje ntigira amatwi yumva kuko abantu bafite inzara inda yabo ishonze ijambo ry'Imana ntabwo n'amatwi yumva tuvuga ibimenyetso bituma bigaragaza ko amatwi atumva so utaravuga ibimenyetso ngiye nigeze ntunga umukozi wo mu rugo mpemba yanjye umuhemba kumvikana yaturutse no mu karere ka Ngororero hariya hakurya ya Nyabarongo yari afite imyaka 21 atashobora guterura akajerekani karindwi k'amazi kubera inzara yari yaramutashye mu magufa nshuti yanjye ngewe nabwirije mu Gatenga dusezera yuko nza kumufata Nyabugogo kuri international kwambura uko muzamukana ku Kimisagara yego ngeze Nyabugogo nsanga yarwaye bwaki umusatsi waracuramye ngewe nigira inama mu mutima yo kumuhatike agahita asubira iwawe mu gihe ndi kubitekereza ijwi riramubwira ngo arikorora ngo uyu mwana yishwe n'inzara genda umwondore mugejeje mu rugo umugore uwo mukozi yitwa Josiane ndamuvuze nta kibazo umugore ahita njyana mu cyumba arambwira ati uyu niwe mukozi utuzaniye ubusaramara iminsi ngaho atarapfa ndamubwira ngo ikibazo wagize nanjye nakigeze ariko numvise ijwi ry'Imana rimwe tumwondore mbaje uti byagenze gute aleluya ndafashijwe nabwiye umugore bati hano ndi boss wanjye
iwanjye ndi boss ninjye perezida w'urugo rwanjye mu gihe nyiriho nta wundi muntu ushobora kuza kumpa amategeko y'urugo rwanjye niwe muyobozi mukuru ninjye muyobozi w'urugo rwanjye cyane rwose none rero niba twahaga ibiro 2 by'ibirayi tuzashyiraho 3 yego kimwe icya Josiane teremusi 2 z'igikoma imwe ibi ya Josiane indi ibi y'abana kugira ngo bya biryo bisigara ku meza nimugoroba biza gusigara mu gitondo abyuka ariko ibyombo ari kubishyushya abana babagiye ku mashuri na teremusi yuzuye igikoma namara amezi 2 atarahembuka nzamusezerera nyuma y'amezi 2 Josiane yaturumbutse n'umukobwa uteye ubwoba yavuyemo inkumi y'igitondo yavuye iwanjye agiye gushaka umugabo nyina yaje kumusura aramuyoberwa bivugiye ku nzara inzara ni ikintu gikomeye ariko ntabwo ari kabi ni urugero rwiza rugaragaza igwingira rikomoka ku nzara cyangwa se ingaruka zikomoka ku nzara urumva umuntu adashobora guterura n'akavuyo karindwi hari umukobwa w'inkumi imyaka 21 birababaje ariko ikindi nari ngiye kubwira rero guca amatwi kutumva inzara nyinshi yica amatwi arameneka ndaguha urugero abantu bose uzabona bumva ubutumwa bwiza bakamera nkaho ntacyo byabakozeho uzamenye ko afite inzara yo mu mwuka umuntu uzabona adaterwa ubwoba n'ibintu bitera ubwoba abanyamwuka ujya umenya ko afite inzara mu mwuka umuntu uzabona adatinya mu bintu bikomeye igihe kimwe Abisiraheli inzara yarabateye ariko bayishumurijwe ngo n'ikivange uzabibona hariya mu kuva bahaguruka bava ngo Isukoti berekera i Kanani bagendanye n'ikivange cy'abanyamahanga mu bintu ikivange cy'abakoreye hajemo kubateza inzara iyo nzara yaturutse ku bintu bitatu icya mbere ngo barabanje babakumbuza ibyo baretse babigisha gukumbura ibyo baretse ibyo basize muri Egiputa tungurusumu n'amategete n'ibindi bintu biri aho ngaho nawe unyumva ibintu bakumbuye ngo ni tungurusumu n'amategete ni icyo ngicyo uzi kubona umuntu Yesu yaramukijije kwinyarira yasinze kongera akabikumbura uzi kubona umuntu Yesu yaramukijije gukebwa n'izindi ndaya zimukebesheje urwembe hari uwo nabonye ejo bundi wihannye anyereka ahantu bamukase no ku matama indaya ziti wowe badutwaye umugabo kandi yari kutwishyura menshi baramukata n'urwembe kandi nta hantu yareze kandi ndamuzi nawe yaranzi nawe ari kunyumva uzi kubona Imana igukuye muri ako kajagari warangiza kubera abadayimoni bakwicishije inzara ukongera ugakumbura gusubira mu byaha biri mu tubi kuko iyo uguye icyaha waguye ukora nicyo wongera gusubiramo biravuze ngo bahita asubira muri bwa busambanyi muri bya bindi yahozemo uzi kubona abadayimoni barakuniga gukabira urufuzi nyabingi n'ibindi bakohereje Imana yamara kugusobanura usobanutse kubera gusa kwicwa n'inzara ukibagirwaho Imana yagutoraguye uzi kubona ibibazo bigoye cyo ngaho nimukize dore umukiza araje nimwibuke Eliya munsi y'umurotemu isabira gupfa azira mutabara Dawidi wari umushumba imuhindura umwami uri bene se bose imuha icyubahiro niyo imbaraga dore iyo nirubasha kanije gutabara iyo imbaraga dore iyo nirubasha kanije gutabara. Murakoze cyane, reka tubashimire abantu mwese mudorimo kubana natwe ko bukene uko bwije. Dufite umugisha ukomeye wo kubana n'izi chaîne hari umunyamakuru yindi yitwa Nguki yitwa Iramiro iriya rwose iri kuramira abantu benshi. Rero tuvuge ngo abatari bajyayo mu gihe mukore subscribe ngo ndavuga bari kuri Evangeliste Bigirimana Rura TV n'abari kuri Most TV. Hari rero izo ngizo zindi mvuze ni izo zombi ko twese dukomeje kubana namwe turabasuhuje. Ni mugira umugisha ngendere Vera Moise Sidayigaya
Imana iduhana umugisha. Nagiraga ngo urabona ko ntari jyenyine, kumwe na mwene data umukozi w'Imana, nasuhuza abantu b'Imana. Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Amazina yanjye ni Evangeliste Bigirimana Laurent. Yego, nyine utaruzi na shene uvugiraho ayo mazina ukubye bivuza zabyandike yongeraho hirya TV azahita abona ko rwose yageze kwa Laurent. Imana iduhana umugisha. Nagira ngo rero munyemerere tangire dusenga, uzamuri sengesho hanyuma dukomeze n'ikiganiro. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye kubera duhaye umwanya mwiza yo guhagarara cyangwa kuvuga, kugira icyo tuvuga cyangwa dutangaza imbere y'izi shene. Tugusabye kugira ngo umwuka w'Imana natwe kandi dushyigikire muri byose. Turabyizeye ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Hanyuma Laurent, nifuje ko tuganira nk'abakozi b'Imana, ariko n'abadukurikiye nabo bari mu mpande zitandukanye, impande enye z'igihugu, impande enye z'isi, ibihugu byumva Ikinyarwanda, abasha kumva Ikinyarwanda. Umuntu wese uzakurikirana buno butumwa tumubwire ngo akore subscribe, kandi ubutumwa tugiye gutambutsa udufashe nawe ube ambasaderi mwiza w'ijuru, ubugeze kuri benshi. Hanyuma no kwanda kuri like ni ingenzi. Yego, Imana rero ibamugisha, kandi iyo ukoze subscribe burya ntabwo uvuze ngo kigikiye ko ubutumwa bwiza bugera kure. Imana ibamugisha. Tugiye kuganira, ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana tubona muri Amosi, ari ryo tugiye kwifashisha. Yego, Amosi ibice byaho ni 8:11 tugere kwa 13. Aravuga ngo dore iminsi izaza, niko Uwiteka Imana ivuga, nzateza inzara mu gihugu, ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari iyo kumva amagambo y'Uwiteka. Kandi bazajarajara bava ku nyanja imwe bajya ku yindi, bazava ikasikazi bajye iburasirazuba, bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka be kuribona. Uwo munsi inkumi nziza n'abasore bazicwa n'inyota. Imana idufashe. None Laurent, ndabizi neza ko ujya usoma, ariko kandi turi mu bihe twese dusangiye, umwaka n'ukwezi n'itariki n'igihe turimo turabisangiye. Urebesheje amaso yawe iyi nzara Amosi yahanuye, tuyirimo ntiturayigeramo, urabibona ute? So naho umuntu atakoresha amaso y'umwuka, kuko amaso y'umwuka si bose bayafite. Reka nkoresha amaso y'umubiri. Ibyo mbonesha amaso y'umubiri. Iyi nzara iriho, ikindi yishe n'abantu. Inzara irahari kandi yishe n'abantu. Yes. Noneho mbere amateka abantu ntawakwitezaga. Reka Laurent, buriya no mu kuba mu Mana haba mu bwiza. Oya ko haba mu bwiza n'itoto. Ntizongeraga abagabo bangana nkatwe baba bafite iritoto nk'iryacu ni bande? Ni bake cyane. Ni bake? Ni bake. Abo nabo kandi barabizi ko hari ibindi badandabirana. Iyo ukijijwe hari ubwiza bw'Imana, hari n'ubundi buzima Imana iguha, kuko hari uturemangingo Imana irinda cyangwa se yararinze. Reka mvuge ngo kwa kundi hari nk'ukuntu umuntu yabaye ku izuba cyane, hari ukuntu yangirika, cyangwa se mu bindi ahandi hantu hameze ukuntu. N'igihe cyose ubaye mu pagani hari ibintu byangirika muri wowe, nubwo wakizwa ukizwa icyaha, ingaruka ukimenya. Hari ikintu gitumye, hari ikintu ntekereje. Wari uzi ko iyo umuntu yakijijwe hari ibyaha Imana yamukuyemo, akamara imyaka atabikora, wari uzi ko iyo yongeye kubisubiramo bishobora no kumwica cyane, agapfa, yanywa inzoga agapfa. Impamvu ya mbere ibitera, iyo ukijijwe, Bibiliya ivuga ko hari ubuvuye mu mwijima ugiye mu mucyo. Agatabo k'umutima w'umuntu kuko kakakwereka inyamaswa muri wowe, zisohoka muri wowe. Bivuze iki? Biravuze ngo bya binyamaswa byinjira muri wa mutima bikagaruka. Bisobanuye iki? Biravuze ngo cya kibuga wari warasezereyemo Satani ubu mukikure ngo agaruke. None se y'umukingure ngo agaruke, urumva adashaka inyundo ngo agukubite mu bwonko guhorahoze kugira ngo utazongera kumucika, agutware nk'umunyago. Buriya marayika ntabwo yabaniga. Ndaguha urugero.
marayika we burya ntiyabanika kuko twihangane dushaka ko hari undi murimbuka so nangize ngo yabanika buya ntabwo yabanika burya imana yanga icyaha ariko ntiyanga umunyacyaha ni ijambo ry'imana ahubwo satani we yakwica ndaguha urugero hari umugabo wenda abo duturanye barabizi cyangwa se abaturanye nanjye yaje gusenga twagiraga amasengesho mu rugo ariko wa kabiri aho yikubise imana inkora ku maso ndamubwira ariko ko mbonye imana imbwiye ngo mu mezi 2 urapfa nutihane kandi urazira inzoga mugabo bimubwiye abamwikangamo ariko nanone yikomeza bya bindi by'abagabo ariko yikomeza umugore we yarisa abibona mugore akajya baramubwira wa mugabo waritse izo nzoga ndamubwira ni usibye ko uzanapfa ariko n'iperereza ntacyo rizagera imana irambwiye ngo iperereza rizakorwa ku rupfu rwawe nta kintu rizageraho bimubwiye njye nabimubwiraga bingana nuko mbihawe umugabo hashize nk'ukwezi n'igice duhurira nanone mu muhanda wa kaburimbo Karuruma narambukaga njya ku Gisozi ndibuka nagendaga n'amaguru nawe agenda nanjye ndari mpagaze ndamanuka uri muhanda w'igitaka njya ku Gisozi mpuye nawe ndamubwira ngo ko na n'uyu mwanya utarihana uribuka neza ibintu imana yakubwiye arambwira ati ndabyibuka atari ku uyu munsi ariko kagani ni kwa kabiri ati none ndazi ndavuga ni ukwigirira neza kuko nutabikora urabo wihombye umugabo ntabwo yaje hashize n'ibyumweru 3 umva amezi 2 yari yagize 3 cyangwa ukwezi nagiye kumva numva abantu barampamakaye bati wa mugabo yagiye mu nce z'amajyepfo mu bintu byo gutwika amakara ati none yagiye ahantu kunywa inzoka ati bamusanze ku nzira yapfuye na n'ubu bashatse abantu bakoze ibyo byaha barababuze kubera iki imana yari yarabimubwiye hari igihe rero tubwira abantu ngo niyo nzara ufite tumva ubutumwa bwiza uyigabanye wegera imana bano barapinga ariko ubundi reka nkubaze njyewe mubwiye ubutumwa ku buntu ntacyo ngusabye nta terabwoba ngushyizemo sinkubwiye ngo kugira ngo reka da ntacyo ngusabye rwose muntu w'Imana ahubwo ndi kukubwira ngo menya isuzume menya kwishyira ku munzani w'igihe n'ibikurimo urebe ese ubundi ndi muzima umuntu uryama ntagire inzozi base ntabona ibintu biteye abantu ubwoba kuko tubona ibintu tutibirangirira umushyitsi ukiraje wereka aba yumvise imuryoheye ameze ngaho ni ngo hari akaririmbo reka nkaririmbe bahita bumva banyirako reba amazu meza twiyubakiye maze ureba abagore twirongoreye isi iraryoshye we ntacyo wavuga isi iraryoshye we hari igihe abantu bagumana ututu isi iraryoshye kandi nikomereze ejo nasambanye ni baby iraryoshye ejo nanyweye akayoga kararyoshye ejo nagiye kuryoshya biraryoshye ejo nagiye ku mazi biraryoshye ejo nagiye ahantu biraryoshye ejo narafurayingana n'umushuti wanjye tubyumva kimwe biraryoshye ariko bigira iherezo amaherezo hari igihe uzibona ugize ikibazo hari ikinamico ngo yabagamo witwa Sericeri wa Sericece cyuma gicura inyuma yapfuye ngo avuye kuri Muhazi ngo bamurangisha ngo bamusange mu rukiro rw'ibitaro bya Rwamagana si muyizi se kinamico kuri radio Rwanda hari igihe uzamera nka Sericeri nyamara ndakuburi cyangwa nutamera nka Sericeri uzamera nka mazi yateke wari kumwe na Sericeri ndaguguye tugeze ku mpamvu ko turanashora impamvu ubona iri gutera iyi nzara ko dusanze insengero zifunguye k'inzara duhonye hari impamvu ni iyi impamvu ni uko abantu bagendera mu kigare iyo ni impamvu ya mbere impamvu ya kabiri ni uko abantu batimenya ibyo bumviye mu rusengero babashe kubishyira mu bikorwa uretse kwimenya byo numvishe ninjiye kure cyane kutimenya
kutamenya bisobanuye ngo ni ukutamenya aho Imana yagukuye. Yes. Kutamenya urugamba ufite. Kutamenya urugamba ufite. Kandi burya ngo turareshyira sonzesha. Umwana yiganye mugenzi we ngo abaye wanyuma aravuga ngo kwisuka yiwacu nari nyicitse ngiye mu ishuri none nzayikizwa nande. Ngo nundi wari umwegera aramubwira ngo kayikiva mu kanwa ka nyirayo. None se niba Imana yarakugoragoje kakurwaza uri umupfakazi, kakurwaza uri imfubyi, kakurwaza waje gukenya, kakurwaza ubuzima, kakurwaza bakuroga, kakurwaza uyu munsi ni iki gitumye ureka Imana ku rwego rutuma Imana yicuza impamvu yagukoreye biriya byose? Rero iyo ni impamvu ya kabiri. Iya gatatu ubonye ari iki? Iya gatatu ni ukudaha agaciro. Icyo niyo ya kabiri ahubwo. Ahubwo iya gatatu tuvuge ngo ni ikintu gikomeye cyitwa ndivuga abantu baracyumva sera, wavuze ikigare, kudaha agaciro. Icya gatatu gikomeye abantu bakwiye kumenya ni kudamarara. Umudamarara. Nuko kudamarara nari ndi gushaka ijambo kudamarara bishobora kumvikana. Bibiliya iravuga ngo uri kuwidamararira abapfuye hagaze. Ariko reka tubwire abantu ngo uko byagenda kose baturuye ibintu byose babishyira ngo abakozi b'Imana babaye babi, umurimo w'Imana warapfuye, ngo nta bakozi b'Imana bagihari. Reka nemere yuko abo bose bapfuye. Hanyuma se wowe ubivuga niba ukiri muzima asenga ugaragaza ubuzima ufite. Uramira umurimo w'Imana, garagaza ubuzima ufite. Garagaza ubuzima ufite. Kandi Bibiliya ikivuga ngo nta wakongeza itabaza ngo ritwikirize intonga. None niba ufite ubuzima garagara rabagirana murika tukubone. Iyo nzara nibura uyigabanya. Kandi kuyigabanya kwawe nuko hari abantu bamwe mu bantu b'Imana cyangwa se batuyise bazamurikirwa n'umucyo kurimo, wa mucyo wawe cyangwa kurimo ukabakura mu mwijima Satani yabajyanye. Rero Imana iduha umugisha. Turanashoje nubwo turenga ahubwo reka tugira abantu badukurikiye ngo bakore subscribe, bakore like na share na comment turazikeneye. Turushiboza gukora iki kiganiro cyitwa inzara yo mu mwuka iraterwa n'iki? Inzara yateye abantu b'Imana ubukene. Ubukene buhari, ubukene abantu bafite, ubukene bwo mu mwuka. Ariko uzi ko kera Pawulo ngo yajyaga yohereza n'umuswara ati turi ngaho akagaswara tugenda kandi ngo yabaga ari kwihanagura ijisho rye ryari ryanindaga kuko yari yarakubise ijisho ku ibuye cyagiye ari mu nzira ya Damasiko yihanagura gutya. Amara kwihanagura umuswari wahagera kuri uwo muswara akaba ubwira ati rero ngewe ndakora mboha amaheme kugira ngo ntagire uwo ndemere. None rero usanze ufite ihema kandi nzaritanga ejo nyine ryarashaka, ariko turagaswara karimo ibyuya byanjye ndizeye gatwaye ukandika ku murwayi, umuntu akakajyana agashyira ku murwayi agakira. None inzara kubera ubukene buhari niyo abantu bahibereye barasenga ntibyagira igikoreka. Kubera ubukene buhari umuntu ahita asigaye akena akabwira umuntu ngo uriya mugabo gusa uwawe. Kubera ubukene buhari bwo mu mwuka, ubukene bwo mu mwuka busigaye butuma umuntu wiyiriza ubusa gatatu asigaye amara ukwezi atariyiriza na rimwe. Ubukene buhari butuma n'umuntu abantu bashakiragamo ihumure ntari gihari. Ubukene buhari bwatumye abantu bitirirwa izina ry'Imana nabo barayobotse inzara yo gutereta no kunywa inzoga bazitwaye muri gurude. Tubona no kuvuga badukurikiye muri gurude azaruzi ko twara n'inzoga. Nende ko twara mu gikoma. Igikoma ni icyayi. Oya. Cyangwa twara bamenye. Bafata gurude zazite duhera. Kayenda ati ntawo batamenye. Akafata inzoga agacuriramo. Buno kayenda soma. Narababonye ndabavuze. Nubwo navuze amazina ariko narababonye. Ngo n'ubukene. Ubukene bukabije. Kusubira ku byo waretse. Ngewe rero reka kubwira. Naguye ku rwego numva kayoga ngashaka. Ntabwo nakwirirwa nshfata gurude. Oya. Wazimwe uhagarara se kwa yaya. Narayimwa n'ubundi inzoga nayonze. Ariko narayinayimwe. Ntajya hariya ku karubanda nkayinywa. Abantu bisha mu murimo rero ni gukorera ibyaha. Kanga kuko uri umukozi w'Imana cyangwa uri umukristo ariko ufite ibyaha by'ubusambanyi byakubase. Uri umunyamanyanga, uri umujura. Kako tukubwiza uko ibyo bintu ukora abapagani babikora beruye kandi ntawe biruka umugaragara kugira ngo wihishe. Rero usabye n'umurimo w'Imana wabireka, ariko kandi nanone ntabwo tugushuburije Satani, ahubwo turakubwiye ngo wakwemeye tukagusengera ugakira ubwo bukene ko bukwishe. Imana dufashe. Ndetse n'abadukurikiye
baradukurikiye cyane bari hafi ndetse na kure cyane. umuntu wese nashaka uburyo iyi nzara yamuvamo, ahubwo ashake n'uburyo iyi nzara yacika usibye no kuri we gusa agerageze kwivura ni ukwegerana n'Imana, gusubira aho wavuye, ni ukugaruka ku byizero, ni ugusubira Bibiliya ni mubaririza inzira za kera abarizo munyuraho, abantu bongere babaririza uko umukristo yabagaho, ko umuntu yabagaho wuzuye umwuka we, umuntu w'Imana arangwa n'iki, hanyuma nibasubira mu nzira bazavura n'abandi, kuko ntabwo wavura abandi nawe utarakira. Reka dusenge Imana. Senge Imana. Mwami Yesu turagushimiye umugisha abantu bawe, kandi abo dusengeye n'abatwumvishije n'abazumva iki kiganiro bose uzabavura inzara ushingiye ku bindi biganiro. Amina. Kandi tumaze kubona ibimenyetso by'inzara birahari. Rero inzara iri kugenda yica abantu, inzara yafashe mu magufa, inzara y'ijambo ry'Imana yageze mu isokoro, inzara yo gukiranuka, inzara yo kwera, yafashe abantu mu bitandukanye, mu nzira zitandukanye cya Yesu. Inzara yafashe mu maso y'abahanuzi, inzara yafashe amatwi yumva Imana, inzara yafashe ibirenge byabuzaga ubutumwa, inzara yafashe kwera imbuto. Iyo nzara turayisenye mu izina rya Yesu. Duhamagaye umwuka w'Imana naganze ubugingo bw'abizera, kandi abantu bagubwe neza, icyubahiro kibi cyane none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Reka tubwire ibiganiro byacu n'akagaruka. Shalom shalom.